tugarutse rero gukora video ya nyuma ku bwoko bw'Imana. Ubwoko bw'Imana ni bande? Mu gihe umwaka ugitangira 2024 uwo bita Bashar Al-Assad, perezida wa Siriya, amennye umuceli. Amennye umuceli atangiye kuvuga ko bariya bantu bari muri iSraheli ataribo bwoko bw'Imana. Nabyeretswe kenshi mbyereka ko abayobozi ba perezida aribo bazafata ya mbere bakaza hanze bagatangira kuvuga ukuntu bariya bantu ataribo bwoko bw'Imana. Reka turebe rero ubwoko bw'Imana igice cya nyuma. Ubwoko bw'Imana ni bande? Ubwoko bw'Imana ni bande? Wibuke nakoze amavideo akwereka ko ubwoko bw'Imana bwaba muri iSraheli bujya mu mashuri, b'amashuri baracika bazenguruka za Fiji, Madagascar, baza za Afrika, bajya muri Amerika y'Amajyepfo, barangije barazamuka bajya muri Amerika y'Amajyaruguru, nuko Yuda nawe yaje kugwa. Ibyo byose urabyibuka. Yuda yaje kugwa hashize imyaka 135 igice cya iSraheli cya ruguru cyaraguye. Uyu munsi rero 2024 Bashar Al-Assad, perezida wa Siriya, yavuze neza ko bariya bantu bari muri iSraheli ataribo bwoko bw'Imana, ahubwo ko bahinduye idini biyita Abayahudi nubwo bizwi neza ko ari Abanyaburayi. Ibyo nabikubwiye mbikwereka neza inshuro nyinshi, ariko icyo nari ntegereje ahari nanjye wagira ngo Imana inkoreramo nuko bisoza abaperezida bakatangira kuza hanze bavuga ko bariya bantu atari ubwoko bw'Imana. Abaperezida nakekaga Putin, uriya wa Siriya Bashar Al-Assad na Iran, bariya batatu. Naribazaga nti bariya bantu nimba bazi neza ko ubwoko bw'Abashkenazi buri muri iSraheli atari ubwoko bw'Imana kandi bukaba bubarembeje bubateza Amerika n'ibindi bihugu, kuki batatura ngo bajye hanze bavuga ubwoko bw'Imana ni bande? Wibuke nubwo bwose bari kumenya umuceri bakavuga ko bari abantu atari ubwoko bw'Imana, nta n'uyu n'umwe uratinyuka kuvuga ko ubwoko bw'Imana ari abirabura. Abirabura rero nkuko nabikubwiye nabikweretse neza, bariya bari muri Amerika nibo bwoko bwa Yuda, n'ubundi bwoko 10 bavuga bwatatanye mu mpande enye z'isi, cyane cyane muri Afrika niho bari. Niyo mpamvu ubona biriya gahunda byabo byo gutera ibintu mu bantu cyane babisunikira Abanyafrika. Kubera iki rero babisunikira Abanyafrika? Nuko igihe turimo Imana yagennye ko aribwo abantu bazagira ububyutse bakongera kugira ubwenge bwatakaye kera, nkuko maze iminsi mbasomera igitabo cya Enoki. Noneho rero kugira ngo izo gahunda z'Imana zo kongera gushyira ubwenge mu bantu zize zikore, niyo mpamvu bateye biriya bintu mu bantu kugira ngo abantu batongera kugira ububyutse. Wibuke hari video maze iminsi nkweretse yo muri Pentagon bari kwerekana ukuntu bazavana uturemangingo mu bantu tubahuza n'Imana. Ibyo byakozwe hashize imyaka 10, narabikweretse byose mu kanya biri ku murongo kugira ngo umwirabura atongera kujya hejuru nkuko byahoze. Ariko rero tuzi ko nta muntu n'umwe ushobora kumira umugambi w'Imana, byanze bikunze bigomba gusohoza. Wibuke neza ko aho twasoje ubushize bariya Bashkenazi bari mu Budage. Noneho ikibazo wakwibaza ni iki? Niba bari ubwoko bw'Imana, bazi neza ko bari ubwoko bw'Imana, kuki batavaga mu Budage ngo batahe? Ushobora kuvuga utwenda nta mutekano bari bubone, ariko byose bari babyemerewe, ubwongereza bari bafashije n'ibindi bihugu byose bibabwira bati mujye muri iSraheli, ariko bataha kugenda. Ni ukubera iki? Nuko bari bazi neza ko atari ubwoko bw'Imana, kuko n'ikibyemeza nuko bavuye hariya mu Budage, ariko uriya muhungu abirayemo akabica. Niyo mpamvu bavuye mu Budage, kubera ko bishwe, nicyo cyatumye bava mu Budage. Naho ubundi ntabwo bari kuhava kuko niho bari bafite imitungo. Nkuko rero kubwiye ubushize
urabona muri Amerika naho bahafite imitungo myinshi cyane. Ibyo bari gukora Amerika ni nk'ibyo bakoze Ubudage, kandi amaherezo yabo azamera nkayo bagiriye mu Budage, kuko nibitangira kuza hanze abo basha ba Putin za Iran zose zikavuga ko ari abantu atari ubwoko bw'Imana, amaherezo yabo azongera mbere nkayo baboneye mu Budage. Tubitega amaso n'igihe gusa, nkuko narabivuze nti n'igihe gusa ibihugu bigatangira guhaguruka bikavuga ko ari abantu atari ubwoko bw'Imana, kugira ngo ubwoko bw'Imana nyabwo butangire bukanguke. Nk'uko tubizi neza ko Yuda muri Amerika yarakangutse, ubu hasigaye ubwoko 10 buryamye muri Afurika. Igiteye amakenga n'iki rero byerekana ko Imana ari yonyine izabyutsa ubwoko 10 muri Afurika. Nuko maze iminsi nyabaza kugira ngo ndebe imyumvire y'abantu, ugendeye ukuntu bumva ubwoko bw'Imana ni bande muri Afurika, ubona ko ni mu gicuku unagize ubwira ko ari ubwoko bw'Imana, ahubwo ugize Imana yabutuka. Tugereze rero turebe Imana tuzi ko izigaragaza niba yarabyukije Yuda akamaze kumenya uwo ari we. Urumva ko Yuda nijya hanze ikamenyekana neza, n'abandi muri Afurika bose nibwo bazahita batangira kumenya ko ari bwo bwoko bw'Imana. Hari filime rero zimaze zisohoka uko ubwoko bw'Imana bwavanywe muri iSraheli bukaza kujyanwa muri Amerika. Hari igice cyayo cya gatatu kimaze gusohoka, maze iminsi ndebye, byerekana neza ko noneho Afrika ariho buriya bwoko 10 buryamye buri. Noneho ubu ngubu igikombe kigezweho ari ukugenda dukangurira abantu muri Afrika ko ari ubwoko bw'Imana 10 bwabuze, kugira nabo bakanguke, kuko nibamara gukanguka nibwo bizabirangiye neza. Hatsi ibihugu zizahita ziva ku ngoma, maze ubwoko bw'Imana bwongere bw'ime ingoma ubuziraherezo bitazongera kugwa ukundi. Wibuke rero tumaze kubona ko bari mu Budage barishwe, noneho bahitamo gukomeza ya masezerano y'Ibalfour yo mu 1917. Wibuke ya masezerano y'Ibalfour, amasezerano y'Ibalfour y'1917 abongereza bari barakoze kugira ngo bariya abantu bazafata kiriya gice cya Palestina. Bamaze kwicwa mu Budage nibwo basavuga bati tureme noneho reka tugende muri Palestina dukurikije amasezerano y'Ibalfour. Nuko rero bagiye bajya muri iSraheli, narabikweretse ku makarita ukuntu bagiye baguka kugeza Israel yose bayigaruriye. None wibuke ubuhanuzi bureba Siriya, Damascus ayo Damasco ifite ubuhanuzi muri Amosi buyireba buvuga buti izagwa ibe itongo, ntabwo burasoza. Niyo mpamvu rero ushobora kuvuga uti Bashar Al-Assad ashobora kuba nta cyaramira. Bashar ashobora kuba nta cyaramira kuba avuze ko bariya bantu atari ubwoko bw'Imana. Byanze bikunze ubwohanuzi bw'Imana bwa Damascus bugomba gusoza, bakazakubura neza kari agace ka Siriya gasigaye. Ariyo mpamvu ndabikwereka ku ikarita ko bashaka kuzakora iSraheli nini bagendeye ku ijambo ry'Imana, uko ijambo ry'Imana rivuga mu Kuva, uko igihugu cya Siriya kizakingana, kizaba kiva kuri Mediterane kugera kuri Efrat. Akaba ari byo rero n'abareba bari muri iSraheli bashaka gukora kugira ngo bavuge ngo ubuhanuzi bw'Imana burasoje. Ibyo nabikubwira ku inshuro nyinshi cyane. Ariyo mpamvu Bashar Al-Assad wa Siriya ari kumenya umuceli, kuko urebye nta kintu na kimwe akiramira. Byanze bikunze gahunda z'abazizi, aho kugira ngo ajyane iryo banga wenda yabivuga nubwo bazamwumva cyangwa bazabyumva yoke, ariko abari mu bwenge bw'isi n'abareba ibiba bose bazi neza ko hagomba kuza umuperezida, yaba Assad yaba Putin, bakavuga neza ubwoko bw'Imana ni bande. Wibuke byongeye kandi ubwoko bw'Imana na Bibiliya za kera aho zigaragara amafoto y'abirabura arimo ni mu gihugu cy'Uburusiya. Nta kindi gihugu na kimwe ushobora kubona za Bibiliya cyangwa se n'ibindi bitabo byerekana ubwoko bw'Imana ni bande nk'abirabura
ubisanga mu bitabo byo mu Burusiya gusa. Ngewe mpora nibaza nti Putin ategereje iki kugira ngo avuga ati ubwoko bw'Imana n'abirabura bariya bantu bari hariya muri iSraheli barabeshya si bo bwoko bw'Imana. Ariko ubuhanuzi bwinshi hirya no hino kugenda avuga ko igihe kigeze bariya abantu bagiye kwigaragara bagashyirwa ku karubanda, none isi yose ikamenya ati ni bande, kuko benshi nzi neza ko bazatangana. Muzatangana muvuga ati bano bantu twari tuzi ko ari muri iSraheli, ariko si bigenze gute, byagenze gute kugira ngo iyi myaka yose ishire abantu batazi ko bariya abantu ataribo iSraheli. Ushobora kwibaza uti rero kuki ubwoko nyabwoko bw'Imana budataha, kuki ubwoko budataha? Nta kindi nuko ntabwo bari bamenya neza ko ari bo bwoko bw'Imana, yuko ko Imana ariyo izabivana mu mpande enye z'isi ikabajyana muri iSraheli. Niyo mpamvu rero kudataha nuko ntabwo bari bakanguka bose ngo bamenye ni bande. Imana nizabikora ntabwo ari umuntu uzabikora nkuko bari bashaka kubyikorera ubwabo. Ku bwoko bw'Imana nyabwo ni Imana izabakusanya ikabavana aho bari bose, ubundi ikatujyana mu gihugu cyayo cy'isezerano. Ikindi kibazo ushobora kwibaza ni iki? Byashobotse gute kugira ngo abantu bigabize iSraheli bayiti yabo? Byashobotse gute? Byashobotse gute kugira ngo abantu niba atari ubwoko bw'Imana bigabize iSraheli bayiti yabo? Niba abantu benshi bashobora kuvuga bati gute niba bari abantu batari ubwoko bw'Imana bagiye muri iSraheli bakaba bamaze imyaka 75 irenga n'itandatu hafi aho, bagayigira igihugu cyabo ntihagire umuntu umuvuga ko atari igihugu cyabo. Byashobotse gute rero? Ukuntu byashobotse rero nta kundi nuko bari bazi ko bari Abapalestina bariyo atari igihugu cyabo. Urumva bwa bwoko 10 bw'Imana bwaratatanye hirya no hino mu mpande z'isi, bwarabuze, bahimba propaganda ko bwabuze bwazimiye. Noneho niba inzu yawe uyitaye ukagenda, umuntu akaza akayijyamo atari nyirayo, hakaza undi muntu ku ruhande agatangira kuvuga ati inzu yari yanjye, nyamara ugenza make kubera ko uzi neza ko iyo nzu atari yawe. Noneho uko ibihe bigenda bishira, wawe umuntu noneho uzi neza ko iyo nzu atari yawe, wewe utazi ko atariye, byanze bikunze ayikuvanamo. Nuko rero byagenze bariya bashkanazi bagenda basunika Abapalestina gahoro 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 kubera ingufu bahabwaga na za Amerika n'imiryango y'abibumbye, birangira babigije ku ruhande nkuko mubibona intambara ya Hamas na iSraheli uyu munsi yimbanije yo kugira ngo bakumbe bavanemo. Wumvise ko bashaka kuzabajyana muri za Kongo bakabajyana muri Afrika. Ibyo nabyo byibaze, nubwo iSraheli yanyoye ko izabingana ayizabigera imipaka ntabwo iragaragara neza, ariko igomba kuba ari nini. Urumva rero uko kwigizayo bari Abapalestina babasunikira za Afrika, naho wahashyira ikibazo. Kuki babasunikira muri za Afrika? Kuki batabajyana mu bihugu bindi by'Abarabu? Niba koko ari ubwoko bw'Imana bariya bandi nabo ari Abarabu, kuki batabasunikira mu bihugu by'Abarabu bakabazana ahubwo mu bihugu bya Afrika nka za Kongo? Ibaze wisubize. Niba wibuka neza muri Zaburi 83, Zaburi 83 nakweretse ukuntu amashyanga yose, amahanga yose yaje hamwe ngo barwanye iSraheli, bayihanagure izina ryayo ritazongera kwibukwa. Kuki mbikubwiye? Nta yindi mpamvu mbikubwiye, nuko wibaza impamvu nk'aba Putin babizi neza, bose bazi neza ko abantu atari ubwoko bw'Imana, ariko ntibazi kukarwana ngo babivuge. Bumva rero ko buri wese arashaka kuba mpatsirugu, buri wese arashaka ubutware. Niyo mpamvu bavuze ko abirabura ari ubwoko bw'Imana baba bamenye umuceri bawushyize hanze, ntabwo bajya ingufu. Byanze bikunze umuntu ufite ijambo ry'Imana cyangwa ubwoko bw'Imana, wita ubwoko bw'Imana cyangwa se ubwoko bw'Imana nyawe,
niwe ugira ingufu kuko aba afite rya jambo n'ubutware bw'Imana. Niyo mpamvu ubona Amerika ikomeye kubera ko ifite buriya bwoko bwa Yuda. Ni ukuvuga rero ufite ijambo ry'Imana, niyo mpamvu ubona za kiliziya zifite ingufu. Kubera iki? Kuko udafite ubutware buva ku Mana, udafite umwuka w'Imana, ntushobora kuyobora ibindi bihugu. Kabone niyo ufite ubukungu bungana gute, ubukungu burayoyoka, ariko ijambo ry'Imana wibuke ryahozeho, ririho kandi rizahoraho. Niyo mpamvu ubona na kiriya gihugu cya iSraheli n'abantu bita abayisiraheli bose bafite ubutunzi, kuko bagiye mu mahema ya Shemu, nk'uko nabikweretse ubushize, niba ubyibuka neza, bitiye ubwoko bwa iSraheli. Ni ukuvuga ngo na bya bindi byose bigendana na iSraheli bibariho. Ni ukuvuga rero umunsi bazamenyekana ko atari ubwoko bwa iSraheli bikabavaho, ingufu zizajya ku bwoko nyabwoko bw'Imana, aribwo buzagarurwa muri iSraheli buvanywe mu mpande enye z'isi, akaba aribyo ibihugu byose biri gupfa. None bikaba bimeze nk'aho bifite nk'ibanga byananiranywe kumvikana ukuntu bizagenda. Kubera iki? Kubera ko ubu buretwa ubwoko bw'Imana burimo nibwo buretwa bwa nyuma. Nta bundi buretwa n'ubu na bumwe buzongera kubaho, kuko ubu ngubu ni twebwe tugiye kujya hejuru tukajya mbere, tukagira imbaraga Imana yagennye na kera na kare. Urumva rero ko babigendamo gahoro gahoro kugira ngo batamena umuceri bawushyire hanze, ariko byanze bikunze bazananirwa kumvikana. Ikizakurikira n'iki? Bazatwikana noneho byose bijye ku karubanda, umuceri umeneke icyarimwe. Haciye iminsi mike rero nkweretse uriya bita Yesu Kristo, abandi bita Yezu, ko atari we Kristo nyakristo. Wibuke muri 70 aribwo Abaroma basenyaga Yerusalemu, barayisenye, ubwoko bw'Imana bukwirakwira muri Afurika, niho bahungiye. Ikibazo ni iki rero? Ni gute ushobora kwica Kristo warangiza ugahindukira ukavuga ngo uri kwigisha Kristo? Ntibishoboka. Iyo witegereje neza ugasoma Bibiliya, nuko nyine habaye imbaraga z'Imana, ijambo rikaba rihari, ariko ubusobanuro bw'ijambo ry'Imana buhabanye kure n'ibyo twagombaga kumenya. Nibyo Bibiliya turazifite, ariko kubera ko bari bafite ububasha n'ubutware, bamaze gusenya Yerusalemu muri 70, nibwo bagiye bahindura ibintu, bafata ya mico ya gipagani, harimo na za Noheli. Za Noheli wibuke nabikubwiyeho ubushize, nayo ku Noheli ari umunsi wa Satani, waje kuza gute mu minsi yo kwizihizwa. Nta kundi rero Constantine, kubera ko yari umupagani, aza kugira ingufu, noneho abona kugira ngo akomeze ayoboye idini n'imigenzo y'abagipagani nayo bayihuze, niko bazanyemo za Noheli na za Pasika. Bivuze iki rero? Bivuze ngo niba muri 70 barasenye Yerusalemu bakaba baranishe na Kristo, ni gute baza ngo bari kwigisha Kristo ngo ni ijambo ry'Imana baguhaye, batakubwira ubwoko bw'Imana ni bande? Ahubwo bagakora iki? Bagafata ishusho y'umuntu wari umutinganyi uriya bita Kristo. Birababaje, ushize nabikubwiye nguseka ukuntu bibabaje, kugira ngo bafate ifoto y'umutinganyi bayiguhe ngo ni Kristo uri gusenga. Ibyo bintu birababaje, biteye n'agahinda. Birababaje, biteye n'agahinda. Benshi nabyumva, hari ukuntu njye ntekereza nkavuga nti abantu ni gute bazasobanukirwa ibintu, kuko ni ibintu bigoye kubisobanukirwa. Abenshi nibamara kumenya iriya foto basenga niyi. Wibuke ijambo ry'Imana rirakubwira ngo ntuzigere na rimwe usenga ibishushanyo. Wenda abantu bashobora kuvuga bati none ugushanya nka Kristo, niko kera twabyumvaga, ariko Imana iravuga ati ntuzigere na rimwe wibariza ukora ibishushanyo byo gusenga.
noneho ibaza ukuntu bizagenda abantu bamenya ko usibye gusa gusenga igishushanyo, ahubwo muri yabasenga yari umutinganyi, umuhungu wa papa Alexander wa gatanu, akaba ariwe basenga, wari umutinganyi. Ishusho yashushanyijwe na Da Vinci, narabikubwiye bushize. Umva ako gahinda n'umubabaro n'ishavu abantu bazagira kuba ubuzima bwawe bwose warasengaga umutinganyi utabizi. Ni ikizira kweli, cyageze ahera, ariko ubwo kuri kugiye kugenda kuze hanze, abantu bakumenye, urumva akaduruvayo bizate. Ibaze nk'abantu bamaze nk'imyaka 40-50 basenga iriya shusho, bibwira ngo ni Kristo bari gusenga. Birababaje gusa, twebwe twagiye tumenya gahoro gahoro, niyo mpamvu bitateje imvururu nyinshi. Ariko ibaze nk'amamiliyoni n'amamiliyoni y'abantu nabimenyera icyarimwe ukuntu bizagenda. Ukuntu bizagenda ubwabyo byonyine bizata igisisi, kuko bizaba bishyira n'impera ku butegetsi bw'Abaroma n'ibinyoma byabo. Nkuko rero ko Ashkenazi yabigenje kugira ngo yigarure iSraheli yose. Wibuke mu buhanuzi bavuga ko Jafet yari kujya mu mahema ya Shemu. Iyo ubyibuka neza narabikweretse ko bwari ubuhanuzi bwahanuwe, ariko none ubu bazi neza ko ibihe biri kugenda bisatira ibihe bya nyuma bigomba kujya ahagaragara. Bakaba barwana n'ubuhanuzi kugira ngo bateze izo ntambara hirya no hino, noneho bakore ya iSraheli nini nakweretse, bavuge ngo ubuhanuzi burashoje. Ariko nkuko nabikubwiye ntangira, Bashar Al-Assad, perezida wa Siriya, akaba amaze iminsi ari kumenya umuceli, avuga ati bariya bantu bari hariya muri iSraheli barabeshya, si ubwoko bw'Imana. Ariko nta turanga avuga ubwoko bw'Imana ni bande, ariko abishimangira avuga ko abizi neza ko imibare idahura, bifite ibimenyetso ko bariya bantu bari muri iSraheli atari ubwoko bw'Imana. Wasanga harategereje ko bazamutera bombe nucleaire, akaba aribwo azashyira ku karubanda ko bariya bantu atari ubwoko bw'Imana, akavuga n'ubwoko bwaribwo, kuko byanze bikunze yaba Abarabu yaba abazungu bose bagize akagambane ko kugambanira umwirabura ngo atazongera kugira ku butware. Kuko wibuke, umwirabura najya hejuru, abazungu nibo bazajya hasi, nawo babo bose nibyo badashaka. Rero ariko se bakumira ubuhanuzi bw'Imana? Ntibashobora kuzakumira ubuhanuzi bw'Imana, ntibishoboka, kuko biraje bijye hanze, abantu bose bamenye ukuri, kuko uko kuri ari kuzaturatura. Ngaho rero shikama, ujye mu kuri, umenye ukuri, umenye ko ushobora kuba uri mu bwoko bw'Imana utabizi, maze ukanguke wongera ugarukira amategeko y'Imana, kuko kongera gukurikiza amategeko y'Imana nibyo bizatubatura, kuko tuzaba tuzi ukuri no gusenga Imana mu kuri no mu mwuka. Nibyo badashaka rero, impamvu ubona bakwiza ubutinganyi muri Afurika, bagakwiza ibyo byose muri Afurika. Kuki babisunikira Abanyafurika cyane? Bazi ko bashaka kutuyobya ngo badukure ku Mana yacu. Ariko Imana yaravuze iti mu bihe bya nyuma ubwoko bw'Imana buzongera bwibuka abaribo, bungarukire, maze nanjye nture muri bo, mbe Imana yabo ubuziraherezo. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.